hazamo ikibazo nk'abantu bose barakizi cyatumye bitangira kuba shosho muri Rayon Sport. Ntabwo tukizi cya Lomami yuko ari ku ruhande bari abayobozi bo byo kutwirukana byaje inyuma kubera ko twariyunze akorera muzungu kuko ni umuzungu uri compliqué. Wakoresheje uburozi hari aho nabonye noneho ibintu biruta ibyo muri Congo Kinshasa ibyo bakora. Hari aho ni pire no kumugaragaro no muyobozi w'ikipe nawe arabigukorera ukabibona. Umuyobozi w'ikipe ari n'imodoka ye ugasanga afite V8 nziza n'indi iri inyuma bisi ikipe iri hagati, akaba ari wenyine akababwira muhagarare muri kaburimbo hagati, akaba ari wenyine ubyikorera. Ndabasuhuje kandi mbifurije komeza kugira ibihe byiza mwebwe mukunda UC Sport TV muhere mu bihugu bitandukanye mudahwema kutwereka yuko mudukunda bice muri comments zacu gusa mugomba gutangira mukora subscribe kugira ngo muzajye mubona ibiganiro byacu bitandukanye. Kora subscribe unafungure ako kazogera kanda hasi hari ibara ry'umutuku handitse subscribe byo tuzajye dukomeza kugenda tubana muri rusange. Hanyuma uyu munsi twakiriye mwe mu defenseur bakomeye cyane bakomeye niko ntavuga kuko ndavuze ngo bakomeye uhita useka. Okay, nibyo narawukinnye ndi mu defenseur ukomeye kubera ko icyo gihe akazi nakoze abantu banzi barabizi. Barabizi cyane yari umwe mu defenseur bakomeye cyane ni Lomami Marcel ni ubu tuvugana n'umutoza ubu agiye kutwemerera duhere gato inyuma mbere yo kwinjira muri kariyeri y'imitoreze kuko hashize igihe gito nyine nje muri kariyeri utoza ariko twanabibabwiye ko nyine yakinnye. Marcel uvuka kuri Lomami André Père harya si André? Yego papa yitwa Lomami André Père. Nandi kubivuga ni Lomami André Père niwe umubyeyi ubabyara. Iki kibazo nanakibajije André tuganira André Petit Marcel gukura muri imbere y'uriya mubyeyi niki byafashe muri kariyeri yanyu? Okay, murakoze. Gukura mbere y'uriya mubyeyi kuri twe ni ishema, hanyuma kuba twarakoze twese twabaye abagabo nabyo ni byiza nawe kuri we ni ishema. Iyo nawe atubonye biramunezeza cyane ku buryo natwe ubwacu biratunezeza iyo turi kumwe twicaye twese abasore be cyangwa abana be yatubyaye. Ubu muraganira kuko nawe uri umugabo nicyo akunda kubwira? Ikintu akunda kumbwira cyane no kugira urukundo mu bavandimwe no kubaha abantu bose no gucisha make. Icyo kintu nkunda kumwumvira cyane. Icyo kintu akunda kwitubwira cyane cyane nkanjye urebye ninjye ndi mukuru hano mu Rwanda. Iyo Lomami Jean dahari ninjye mpita mfata izo responsibility zose. Amakuru ya Jean wa mugani? Jean araho. Jean ni umutoza muri Zambia. Ngareka twinjire gato gitangira gukina. Lomami Marcel watangiye gukina ryari byatangiriye he kuko nyine ababyeyi bavuka i Burundi? Mwari muri Burundi? Yego twari turi Burundi icyo gihe ariko sofuke ngiye navukiye mu Rwanda. Nyuma bambyari nahamita njya i Burundi niho papa yakinira, niho ahantu yakoreye kariyeri, niho ahantu twakuriye cyane. Hanyuma utangira gukina ryari? Urebye twatangiye tukiri abana, twatangira i Burundi kubera ko twabaga ahantu bitaga mu Nyakabiga, abantu bahazi Burundi. Kenshi twakiniraga ahantu kuri Efi, tuva hariya kubera ko icyo gihe twigaga kurepa Nyakabiga, tuviririya tuza mu Rwanda. Twaje mu Rwanda ari muri 90 ndibaza kera. Nyuma yaho ngaho ariko twakinaga by'abakade icyo gihe. Kwanza kubona ku mwanya wo gukina mu by'abakade ntabwo byari byoroshye.
tujya ari ikipe yo muri quartier twashinze tukira abana. Icyo gihe twakinaga mu irushanwa rya Delicas ryaberaga ku Kabusunzu. Icyo gihe nakinaga mu ikipe bitaga Brazil. Iyo kipe yari Brazil y'abato na Brazil y'abantu bakuru. Niho twatangire ku Kabusunzu. Nyuma yo ku Kabusunzu intambara iraba turagiye Burundi. Nyuma y'intambara turagaruka tutatujya muri junior ya APR. Junior ya APR icyo gihe yakinaga abantu bakuru. Icyo gihe twebase batubwira ko tugomba kujya mu bana. Turavuga oya ntago byakunda, tuhita tuyivamo, tuhita tujya mu zindi junior. Urebye ni gutyo parcours yanjye twese tujya. Nagiye makipe menshi tunyira umwana, nazengurutse makipe menshi. Nagiye nkinira muri za Orphelina, nagiye nkinira mitanja muri kade ya nako nyibuka neza, ariko parcours yanjye mu bwana ku buryo ngera aho nzamuka yabaye ndende cyane. Aho naje kurangiriza muri junior Rayon Sport niho nahise mbonera amahirwe yari muri 99 muri 99 nibwo nahise batuzamura muri senior. Icyo gihe nyigaga batatu batuzamura muri Rayon Sport nkuru. Icyo gihe Rayon Sport yagize ikibazo cy'abakinnyi, batuzamuye turi abakinnyi benshi bihita biwaniramo na l'an 2000. Ni gutyo ko natangiye rero gukina, kubera ko n'icyo gihe match yanjye ya mbere ntabwo yari yoroshye mu cyiciro cya mbere. Nicyuka kuri match ya mbere mu cyiciro cya mbere ugiye guhita unatunyuramo abantu bibuka ama equipe yego ngenda yibuka wakine, ariko twemerera ubyibutse bakurikiye UC Sport TV. Amakipe nakiniye yo mu cya mbere. Okay, amakipe nakiniye mu Rwanda mu cyiciro cya mbere natangire muri Polisi, natangire muri Rayon Sport kubera ko niyo nazamukiyemo. Mitanja muri Polisi, mitanja mu ikipe bitaga Leopard ariyo muri Camp Kigali. Nyuma yaho mitanja muri Polisi, nyuma Polisi mitanja muri Kiyovu. Ariko mbere yo kujya muri Kiyovu muri 2003 nahise njya muri Zambia. Nyirangiza kwiga nahise njya muri Zambia muri Power Dynamos. Nayikinyemwo urebye ni saison imwe, mitangaruka mu Rwanda muri 2004. Nyuma yaho ngaho mitansubira muri Polisi 2005 mitansubira muri Polisi, nyikinamo saison imwe, mitanja muri Kiyovu. Nyuma ya Kiyovu nyikinira imyaka 2 mpaka kugeza muri 2008 2009. Nyivamo 2008 mitanja muri Rayon Sport. Nyuma Rayon Sport 2008 2009 2010 nyivamo nsubira muri Kiyovu, nyikinira umwaka umwe 2011 2012. Mitanja muri AS Kigali. Nyuma ya AS Kigali hahise hazamo ikibazo, mitantangira gushaka ukuntu najya hanze, kubera ko icyo gihe twakoraga ibintu twitaga ibiraka byo kujya gukina muri Congo. Nakiniraga Bukavu Dawa. Icyo gihe ari umutoza umwe yankunze twaga Guillaume Lunga, niwe umutoza yakundaga niwe yadutozaga, ahita ashaka kunjyana muri Vita Club. Anyohereza itike yo kujya Kinshasa. Icyo gihe ari condition namushizemo birananirana, itike y'indege ndayirya. Arambira kubera iki itike wiriye, ndambye ari ibibazo ndimo, ariko nabigusobanuriye nimba udashaka gukora ibyo twumvikanye. Hashira amezi 2 yongera yohereza indi, ndamubwira mu gihe utarubahiriza amasezerano nta kintu na kimwe nakora. Ndongera kandi ndayigurisha. Icyo gihe najyaga yarayoherezaga yari itike kubera ko ukuntu bakora booking muri Congo. Najyaga Igoma bakayimereza ahantu kuri agence, nkashaka umuntu akamama amafaranga ngagaruka kohereza indi, toujours ari invitation ya Vita Club. Icyo gihe nongeye kandi ndayigurisha mu kwezi kwa muri 2013 mo hagati mu kwezi kwa karindwi gutyo
kwa gatandatu gutyo yahise abona indi opportunité. Icyo gihe yahise ajya gutoza ikipe ikomeye muri Brazzaville bitaga Diable Noir. Yongeye kandi kunkorera iyindi diru yo kunjyana muri Diable Noir nk'umuntu yabonye ukuntu namufashaga muri Congo. Ndamubwira none se bimeze bite, ambwira ngo ino ntugire ikibazo, byose turabivugana. Ndamubwira nta indege ndi bufate, ntago ndi buhite njya Brazzaville direct, biri bunsabe yuko ngi Kinshasa. Abayobozi turaza kuvuganira Kinshasa kubera ko Kinshasa afiteyo petite sœur wanjye icyo gihe niho yabaga. Arambye ntugire ikibazo, njyayo mfata indege mpita ngi Kinshasa. Abayobozi b'iyo kipe ba Diable Noir baraje turavugana, tumva ibiganiro twagiranye, narabyishimiye. Bituma mfata ubwato nambuka kubera ko Kinshasa na Brazzaville ni hafi. Nahise mfata ubwato n'abayobozi turajyana tugereye Brazzaville, baranyakira muri Diable Noir. Icyo gihe muri Diable Noir nakoreho amateka, nakoreho izina, tumva parcours yanjye naho ngaho niyo makipe nakine. Nyuma yaho ngaho nta yindi kipe nigeze nkenera. Hari abantu bakurikira iki kiganiro wenda navuga ngo batakwibuka ukina cyangwa se wenda abari hanze y'igihugu batari bahari, nyine nizihe karite wari wiyiziho Marcel ugikina? Bon, karite yanjye akenshi ntabwo nakundaga gutsindwa, ku buryo numvaga ko iyo nsinzwe umutima wanjye narababaraga cyane. Cyane nakundaga kwitanga, ngakunda intsinzi. Iki kintu ngewe urebye muri kariyeri yanjye iyo abantu banzi barabizi, ku buryo naharaniraga intsinzi cyane no kugeza ubu mu kariyeri ndimo. Mu makipe wakiniye arimo Polisi, Kiyovu Sport, za AS Kigali, ni ekipe ufite ku mutima Marcel vuga iti nagikoze byose, ni ekipe yamfashe neza, ni ekipe nazibagirwa nagiremo ibihe byiza? Bon, urebye amakipe nibyo, ariko ikipe ya mbere yanzamuye no mu buzima ndimo naho ntuye ni ikipe bita Rayon Sport, kuko niyo natangiriyemo, ni nayo nashimira cyane. Icyo gihe Raoul Shung niwe yandokirisi icyo gihe, yambonyemo ubushobozi, yankuye muri Kiyovu. Tumva ko ikipe ntashobora kwibagirwa cyane ni Rayon Sport. Umukinnyi mwakinanaga muri ba myugariro mugahuza, yaba ari communication, gukora ibyo mwapanze bikagenda neza, nuhe mukinnyi mwakinanaga muri Axe? Muri Rayon Sport cyangwa muri Kiyovu? Bon, urebye muri club zose ni Didier Bizimana, niwe muntu kwanza ama experience. Twakinanye nawe muri Kiyovu ari gusoza, akiva muri APR aza muri Kiyovu. Urebye niwe ama experience kubera ko icyo gihe twakiniraga ku Mumena. Abazi neza ku Mumena haba ikibuga cy'ibyatsi, gukinira mu kibuga cy'ibyatsi icyo gihe ntabwo byari ibintu byoroshye. No muntu urebye yanyubatse muri maturité na mentalite mu mikinire yanjye. No mu défenseur ntazapfa nibagiwe kubera ko yamaye experience ibintu byinshi cyane. Hanyuma umukinnyi watinyaga usatira ninde utayizamu Marcel? Naye ndakwibukaho gatoya uri muragenda usoza kariyeri muri zigenda byibuka, wari umusore basi no buri we, ariko urumva ya myenda y'abakinnyi wari umusore kwita ko hariya. Nuwe mukinnyi utayizamu watinyaga? Bon, icyo gihe mu gihe twakinaga, kubera ko kera twigeze gufata abataka benshi baduciye mu maso, ba Mamedicite, ba Meme, tunyiri muri Kiyovu icyo gihe. Hari ni benshi ariko nanjye ngitangira gukura cyane ndi muri za Kiyovu. Navuga kwanza muri Kiyovu ari Jimmy Gatete na Karekezi Olivier. Abo bantu nibo bampaga akazi katoroshye cyane Gatete, kubera ko yari inshuti yanjye. Ayo najyaga mu kibuga ukuntu namubwiraga ntabwo uyu munsi uri bukine cyangwa iki, akanseka, ariko
ni umuntu burya yarafite ubwenge bwinshi cyane mu kibuga kumwe na Olivier. Ibihe byiza Lomami Marcel yagize muri kariyeri ye y'imikinire, niyo uryamye utekereza rimwe na rimwe ujya ufata wenda n'umwanya ukabiganiriza n'abana bawe, ni ibihe bihe? Abana banjye ntabwo bazi iby'umupira kubera ko nta bakobwa, mfite abana 3 b'abakobwa, iby'imipira ntabyo bazi, bajya babibona cyangwa iyo ndi mu rugo iyo mbishizemo barisohokera kubera ko bakunda ibyabo by'amaseri. Ibihe nazibagirwa kuri njye muri kariyeri yanjye ni igihe nandi muri Kiyovu kina na Rayon Sport. Icyo gihe muri Rayon Sport hakinagamo grand frère wanjye Lomami Jean. Twese twabanaga mu rugo mu gipangu kimwe, namuze ahari tuvuye mu rugo ambwira ngo ari buntsindanye igitego, nanjye nkamubwira nubwo wakora iki nta kintu na kimwe wakora. Aravuga sawa reka nguhunge kwanza njye muri lokale yanjye, kubera ko match dufitanye icyo gihe twayikiniye kwa Mirongo, badutsinze 3-2. Ni match ntazibagirwa mu buzima kuko icyo gihe natwe nka Kiyovu twarayiteguye neza, tuzi ko iyo match tugomba kuyitsinda. Twatozwaga na coach Casa. Twatsinze mu gice cya mbere ibitego 2. Deuxième mi-temps Bokota, Lomami Jean kumwe na Roger Chiwasi nibo baje barabitsinda. Icyo gihe navugaga ko Jean atashobora kuntsinana igitego, ariko kubera akabukuru kajemo ari ukuntu yancungaga mu maso ngewe kubera tension ya match ntabwo nigeze mbitekerezaho cyane, ariko niyo match urebye ntazibagirwa cyane hano mu gihugu, kubera ko ahandi ho byari ibindi. Ariko uvuze kuri icyo Marcel, rimwe na rimwe rige papa wanyu mwabaga mufite nka match akakwicaza akavuga ati Petit ni gutya na gutya, byajaga bibaho. Noneho uvuze no kuri ako ngako mwari muri kumwe na Jean, yajyaga bategura mbere ya match? Papa wacu ubundi yakundaga kutuganiriza kubyerekeranye karere ya football. Yaratubwiraga yuko tuzaze twitwara neza kubera ko byose ni discipline. Nawe yifuzaga yuko abona aho turi gukina, iyo abonye ngo André ari muri APR ngende muri icyo gihe nakinaga muri polisi, iyo twakinaga nabo yakundaga kuza kureba match zacu cyane, agaseka iyo dutashye akavuga ngo karo umuntu akawe kare gashatse kukwica, ariko nabyo wabonye ibyo nakoze nawe agaseka, ibintu ngibyo mbese byaradushimishaga cyane. Hanyuma tumaze kuvuga ibihe ushaka kuba nyine utazibagirwa, noneho Marcel hari ibibi hahandi umuntu agera agatangira gutekereza twende wabireka, habaga habaye iki? Tubwire nk'ibibazo wahuye nabyo muri kariyeri yawe ukina. Ibibazo ni byinshi, umuntu abivuze ntabwo yabirangiza, kubera ko umuntu abivuze ntabwo yabirangiza, kuko ni igihe deception nagize mva muri AS Kigali tozwa n'umutoza Casa. Ni ahantu numvishe umupira ndawanze burundu. Icyo gihe ndibuka neza ko twari turi muri vacances, baduhaye vacances, ikiruhuko championnat nk'ubu ngubu yari yararangiye, abantu bose bajya mu kiruhuko. Icyo gihe nagiye hanze, nagiye muri Congo, nzi ko championnat yarangiye hano, tujya ikiraka muri Congo, ndagenda inaha batangira imyitozo ndiriya. Icyo gihe twabuze indege, ariko mu Rwanda batangiye gukora imyitozo ari kwa mbere, ngaruka ari kwa gatatu. Nshaka gusobanurira umutoza ikibazo nahuye nacyo, kubera ko hari n'abandi abakinnyi bazaga nyuma biyeskiza bavuga ibibazo bahuye nabyo. Kubera ko icyo gihe ntabwo nari kubeshya ko narwaye, ariko ngewe namubwije ukuri. Nawe just yagiye ku mufasha wanjye arabimubwira ngo umugabo wawe ari he, mufasha wanjye arabimusobanurira uko bimeze. Nyuma yaho ngaho toza ntabwo yabyakiriye neza,
nyuma yaza kunsezerera mu kazi, ariko naje muri groupe enjoying abandi, ariko icyo gihe umutoza ntabwo yigeze abifata neza, kandi icyo gihe bari bamaze iminsi 3 akaba ariko batangira gukora, ntabwo bakoraga cyane. Nshaka kumubwira ikibazo nahuye nacyo, nshaka kwiyeskiza, nshaka gukira iki, ariko nagarutse nsanga nyuma y'imisi mike ahita amibaruwa, kandi icyo gihe ntabwo twagiye muri vacances, ntabwo twigeze duhembwa n'umushahara, barawufunga baravuga ngo ntabwo turi buguhembe ibiki n'ibiki, ntabwo nta kibazo. Icyo gihe ndibuka neza ko n'umufasha wanjye yaratwite umwana wanjye wa 3, kandi nta kintu na kimwe yarariho. Madame aramusobanurira umutoza, aramubwira we bikore basi nk'umubyeyi, ariko nureba uriya mugabo, umugabo yakoze amakosa, ntubikurikire, ukurikire ariko ugira impuhwe. Nimba wamwirukanye c'est bon, ariko urebe iyindi ka iriho nk'umubyeyi, kubera ko dore ejo bundi nshobora kubyara. Umutoza ntabwo yigeze abyumva. Nyuma yaho ngaho ndaza ndicara, mitamo kuvuga gukina, kandi hano ntabwo nakongera gukina, bitewe ariko n'ukuntu ninje muri AS Kigali. Umutoza wenyine arabizi convention twagiranye, n'ukuntu nemeye no kuyijyamo. Icyo kintu nicyo cyatumye mfunga kudakina kandi umupira w'amaguru mu Rwanda, mpita ntekereza kujya hanze. Nicyo ngicyo bibi navuga nagize muri deception yanjye hano, no kujya hanze. Igihe nahuye n'ikibazo nahise mvuga ko sinshobora kandi gukina mu Rwanda, kubera ko abatoza ni babandi, sinagaruka imyaka nayikinyemo imyaka hafi 10, sinakongera kandi kugaruka gukina. Nahise mbivamo mbireka gutyo. Ngirwa inama n'umubyeyi, hari n'inshuti zanjye za hafi zambaga hafi zimbwira kubera ko ushaka kureka umupira ugifite ingufu. Nabyira oya, umupira wa hano na urambiwe, aho mvuye kwiga ubuzima, ibyo nabonye ni biriya, sinshaka kandi kongera kandi kujya muri career ya football. Murashaka gutayibaza umuntu ushobora kubera ko baje mu buzima? Kumbabaza mu buhe buryo? Muri career yawe y'umupira w'amaguru. Ni benshi iyo mubwiye ko y'umuntu yo nkubye nk'ibyo wari ufite umufasha yenda kwibaruka, umuntu akakwima iyo service, urumva. Ariko kubera ko turi abantu na udakosa muri byose, nahise mbihagarika, nahise mubabarira mu mutima wanjye. N'ubu ngubu ari igihe yigeze kuzaho nakoreraga, baganira na madame, baraganira ibyabo. Igihe yatozaga muri yatozaga muri polisi, ashaka kujya Brazzaville. Yagiye gukina n'ikipe ya Vita Club Mukanda, kubera ko ni ikipe nzi cyane. Yaje kunsaba amakuru y'iriya kipe, kubera ko twese turi abantu. Icyo gihe madame yahise amwataka, yari kumwe n'umutoza w'abazamu wa AS Kigali icyo gihe, ariko yari Toma. Baraganira ibyabo, bose barababariranye. Ni gutyo twarakuze, ntabwo twakwifuza yuko byakongera kugaruka mu buzima bwacu busanzwe. Hanyuma urebye nk'ibihe waciyemo Marcel, navuga ni iki kintu ushobora kuba wicuza wakoze muri career yawe yo gukina? Ikintu navuga wicuza muri career yanjye y'umupira w'amaguru, ntabwo navuga ko aricyo nicuje, kubera ko ibyanjye byose nabikoze ari byiza. Kubera ko igihe najyaga gutera ibiraka muri Congo, byamfunguye inzira, iyo ntabwo nari kuzagerayo. Ku buryo sinavuga icyo nshobora kwicuza. Icyo nakwicuza nuko gusa sifite icyo kuvuga ku byerekeranye no kwicuza muri career yanjye. Nta kintu na kimwe nshobora kwicuza, kubera ko ni byinshi nabyo nakoze bibi, kandi aho bigeze ndashimira Imana.
ariko abantu babakina kubyumva Marcel kuko urumva abanyamakuru hari ukuntu tubaza tuza amakuru ariko ugakina ngo umuntu abyivugire hari nk'abakunzi bavuga bati ese wenda byarashize ese ibintu nk'ibyo tubwire ba open oya na kimwe kubera ko byararangiye nta kintu na kimwe navuga muri kariyeri yanjye cyo nishujije icyo navuga gato gusa koca karahari akantu ego icyo gihe ni igihe nanze gufata recruitment y'ikipe ya Kiyovu mvuye muri Rayon Sport ndibuka icyo gihe nyakwigendera Jean Marie Ntagwabira niwe yadutozaga yari yungijwe na Yves Rwasamanzi icyo gihe Jean Marie arinzana muri Kiyovu kubera ko mbere yuko njya muri Rayon Sport icyo gihe yanyifuje yuko njya muri Atrako kandi nari naragiranye ibiganiro na Rayon Sport mbere turaganira bitamvugo reka njya muri Rayon Sport kubera ko Rayon Sport niyo numvishe ko ariho twaganire neza biramubabaza ariko ku mutima aravuga nta kibazo ndangije amasezerano yanjye muri Rayon Sport yahise ava muri Atrako ahita ajya muri Kiyovu icyo gihe yaguze abakinnyi benshi muri Kiyovu nanjye aranyifuza aza muri Kiyovu aranyifuza tuganira presente imbere y'abayobozi ba Kiyovu mbazanye mu defenseur muganire nawe murebe uko murangizanya nawe icyo gihe hari abayobozi ba Kiyovu hari umuyobozi witwaga Eric icyo gihe ndibaza niwe icyo gihe yabaga hanze yarambeshye cyane byiri ibintu byinshi cyane bitabaho ku buryo nese mbona ko umupira w'amaguru abamo ibintu byinshi by'ubeshye kandi ntabwo ngiye nk'undi umuntu umbeshya afazana umubyize ukuri kubera ko iyo umbyije ukuri ndabyakira yarambeshye ndi Burayi n'imvi Burayi nzaza ngoye recruitment icyo gihe twumvikanye umwaka umwe ari miliyoni imwe yari muri 2012 yari muri 2011 yavuye hanze gufata telefone byari ikibazo bituma coach Rwasamanzi aba mujyanama wanjye mwiza yangiraga inama coach nonse ko mbona nta morale ndamubwira ibiki n'ibiki niwe naturaga ibibazo byanjye icyo gihe ariko yahise ambwira ngo reka ushakire umuyobozi ugomba kuguha amafaranga ku buryo utuze ku buryo wakina kubera ko icyo gihe bambwiye yuko reka baguhe sheke ya 500 ya 500,000 icyo gihe akarere kakoreraga mu mujyi en face ya RBA icyo gihe kubera ko niho hano Kiyovu yari ifite office ndagenda abandi barasinya ndavuga oya ngiye ngomba kuyafatira yose icyarimwe kubera ko icyo gihe abayobozi bakundaga zira system yo ufashe make ayandi kuyabona byari ikibazo ndabyanga champion iratangira nkinira ubuntu bigera ahantu ndabirambirwa toza Rwasamanzi arambivuga ngo emera ufate gusa yo ngayo uriya nazaza yongeraho byageze aho ndayafata uwo mugabo araza kuyabona byabaye ikibazo paka ukuntu navuye mu ikipe ya Kiyovu n'ibyo bihe nanjye bibi nagize muri football wafashe ryari umwanzuro wo kuvuga uti gukina ndabiretse donc usezera kariyeri nimba ubyibuka ese ni equipe cyangwa se nihe match wasezereho gukina okay murakoze gusezera kariyeri yanjye ntabwo nasezeye kariyeri yanjye mu Rwanda nasezeye ndi Brazzaville aho nakinaga kubera ko icyo gihe nakinaga muri Diable Noir nasezeye nyuma yuko dutwara Coupe du Congo yari muri 2014 tukirangiza gutwara Coupe du Congo dutsinda ikipe y'umutoza Raoul Shung yatozaga
nyuma yaho twese tuza dukina championnat turangiza turaba kabiri dutangira preparation yo kujya muri Champions League kubera ko Brazzaville asohoka amakipe ane tujya muri Gabon muri preparation hari tournoi yabayeyo tujyayo ngirayo ikibazo ndagaruka bisaba yuko tujya muri Maroc muri preparation icyo gihe nahise ngira ikibazo cy'imvune bagenzi banjye bahise bajya muri Maroc baragaruka bansanga Brazzaville baramvuza biranga mita Kinshasa nahamazeho amezi 3 ndi kwivuza biranga mita ngaruka Brazzaville ndavuga nta yindi mpamvu yo gukomeza kubera ko icyo gihe nageragize ikibazo cya tando ndavuga ntabwo nakomeza gukina mfite kino kibazo reka mbihagarikire hano nyuma yo kubihagarika mitangiye Kinshasa mpakora kandi izindi 3 mois urumva ko paka 2015 uriya mutoza wanjyanye kubera ko iwe yari umukinwa yabaga Kinshasa yahise anshakira umuntu aramvura mitanangira kumva bitangiye kuza hanyuma umuyobozi wanjye wari w'ikipe ya Bukavu Dawa twakora umunyapolitike yahise ampamagara kuri ofisi ye arambwira ngo yumvishe ko nagiye Brazzaville ndambwira yego ngo none se contrat imeze ite ndambwira ndacafite indi contrat y'umwaka umwe none se kuri Kinshasa n'ahandi ndambwira no naje kwivuza ariko ubu ngubu umeze neza ngo mushakire ikipe hano ndambwira ajya muri Madiru avugana n'ikipe bita DSMP ko icyo gihe twicaye ku meza n'umuyobozi wa DSMP icyo gihe yari Lomami Marcel yari umusenateri icyo gihe turicara baravugana bagira ibyo baganira barambwira ngo baraza kumbwira numva ashaka kuvushiramo ibintu byinshi mitamo kumubwira byihorere sinshaka yuko bano bakongomana bataza kunyikira inaha mitamo kumubwira byihorere reka nsubire mu rugo n'ubundi maze imyaka 2 ntagera iwanjye kubera ko icyo gihe nakoraga nataha i Kigali kubera ko vacances yanjye kenshi yabaga ari Kinshasa mitamo gusubira Kigali ngeri Kigali mitafata umwanzuro muri birabihe byanyu gukina hanze no gukina mu Rwanda wabigereranya ute ni ibintu byatuvunaga ariko ntabwo nshobora kuvuga ko ari ukuntu nshobora kubigereranya kuko kira gihe wakinaga match kwa gatandatu ufite match irya muri Congo kajya gukina dimanche kumva umuntu yafashe bus mu gitondo ukinye match 14 cyangwa 15 mu gitondo cya kare ukaba wafashe indi bus uragarutse urumva ko yari umunaniro ariko kubera ubuzima kubera no kutumva ariko ari icyo nakuyemo cyuko nahise menyekana n'umuntu yahise amazodi zo guhita njya hanze n'icyo nabivuga. Hanyuma Marcel bigenda bityo winje muri kariyeri yo gutoza noneho tubwire bigeze hehe ibyo expectingaga byarabonetse ntabwo biraboneka neza kubera ko hari urwego nshaka nanjye kuzageraho nk'urwa abandi batoza bose beza bo kwisi. Hanyuma mu utangira nyine gutoza ibutsa abantu urugendo rwawe. Urugendo rwanjye uko rwatangiye nuko ari abantu bangiriye twagiranye nabo inama n'umubyeyi wanjye arimo n'inshuti zanjye turicara avuga nimba atari gutyo wajya gushaka amahugurwa kuri federation ndibuka neza icyo gihe nahise njya kuri Ferwafa nahise mbonana na Antoine Rutsindura uwo bakunda kwita amabombe angera inama ndabimubwira byose kubera ko nawe ari mu batoza bantuje muri Kiyovu twagiranye nabo ibihe byiza angera inama arambwira kubera ubona amahugurwa nuko washaka ikipe ntoya ku buryo anytime ashobora kwipresenta amahugurwa tukakujyanamo tukaguhamagara ariko uturutse muri centre runaka niyo izaba igutanze. Icyo gihe nese njya muri Esperance ya Kimisagara niho ahantu natangiriye
na donatien ahise anyakira neza, njya hariya nkoramo umwaka umwe muri ikipe ya deuxième division mu cyiciro cya kabiri. Niyo hantu natangire no kwigamo, niyo nakuyemo licence C iyo mfite ubu ngubu. Saison ya kabiri ntangiriro ya 2015 nibwo hahise haboneka offre ya Rayon Sport, bavuga yuko bashaka umuntu ushobora kuzafasha Masudi Juma, ariko bashaka umuntu wakiniye Rayon Sport. Icyo gihe nahise ndepoza impapuro, biba ngombwa yuko babaza Masudi aravuga nta kibazo, kubera ko yahise abikurikirana baza eske uriya mutoza we ameze ate ibiki, kubera ko Masudi ntabwo twigeze dukinana mu ikipe imwe. Naje muri Rayon Sport Masudi ayivamo kumwe na grand frère Lomami Jean, ariko yahise avuga ngo iriya famille ni famille nzi, ni famille y'abana bitonda, aravuga nta kibazo uriya tuzakorana. Ni kuri ukuntu nahise ntangirira no muri Rayon Sport, dutwarana igikombe cy'amahoro saison ikurikira, tuba bakabiri indi saison dutwara igikombe. Nyuma yuko dutwara igikombe twahise tugeza ikipe mu matsinda, hazamo ikibazo nk'abantu bose barakizi cyatumye bitangira kuba shosho muri Rayon Sport. Ntabwo tukizi cya Lomami, yuko ari ku ruhande bari abayobozi bagacinya na Prosper. Icyo gihe Prosper niwe yari vice president, kwa ko icyo gihe ngiye narindi umutoza wa gatatu, twavuye gukinira Butare. Kubera ko Rayon Sport ahantu yajyaga hose umuntu wakiraga ikipe, iyo yajyaga muri interieur he umuntu yakiraga ikipe, ko nabonaga mu staff mu ikipe watwakiraga yari Prosper. Icyo gihe yarampamagaye tuvuye Butare, arampamagara Lomami mugeze, ndamubwira ko tugeze i Muhanga gana he, ndamubwira simpazi neza ariko turi hafi yo gusohoka tugenda, ngo ariko nugera ngo ahantu hari station kwa Haji uhagarare abakinyi bagurire jus n'amata. Ndavuga ko nta kibazo, mitambira umushoferi ari umuyobozi vice president ashaka kwakira abakinyi, duhite dukomeza. Umuyobozi turagenda tumusanga kuri iyo station, yari kumwe n'abagenzi be, abakinyi dusanga byose bamaze kubishira mu masashe. Abakinyi barasohoka bagenda, buri mukinyi agenda amuha ikarito y'amata, ushaka gufata jus yafataga jus. Bigera ahantu sinzi umukinyi nimba ari umukinyi, baza ni mu bakinyi, icyo gihe yari mu bakinyi, ese ahamagara Minert amwandikira message ko twahagurutse, ko twahagaze ku cya kabiri Muhanga. Ahitambira ko ninde wahagaritse bisi, arambwira urumva ni umutoza. Arampamagara Minert arambaza, ndamusubiza. Mu kumusubiza arambwira kubera iki wabikoze utabanje kubimbwira, kuko nge nabonye ko ari ibintu bisanzwe, n'ubundi twa dusanzwe duhagarara ahantu hose turiyakira. Kumbi icyo gihe bari bafitanye ikibazo, ngewe ntabizi ko Minert yarafitanye ikibazo na Prosper. Ngewe ntabwo najyaga mu byabo, ntabwo nari nzi icyo ari cyo. Niho hano beef yatangiriye. Nyuma yaho ngaho ndabyira nta kibazo, nimba ari ikibazo sorry, reka mbwira abakinyi dukomeze, ngira abakinyi ko tugomba gukomeza urugendo rwo kujya Kigali. Fata abakinyi batangira kwinjira muri bus, mbona Minert tangiye kumgira nabi, nanjye nangira kumusubiza nabi. Ndamubwira attention, nanjye ndi responsable meze nkawe, kuza kumbwira gutya nk'umwana wawe ntabwo ari byo. Icyo gihe Ramazani wavuze ngo mureke ubu ngubu icyo ashaka. Ndamubwira okay, reka twinjire muri bisi twikomereze. Twinjira muri bisi turakomeza. Ibyabaye nyuma ntabyo nzi, ariko narabyumvisha, ariko ntabwo nashatse kubikurikirana cyane. Ndataha
kuko tuba dufite gahunda ya premidi imyitozo, nza mu myitozo akoresha inama, kumbi inama ya mbere muri iryo joro yaraye abikoresheje n'abayobozi umuvunyi, baramwumvisha eske ikibazo kimeze gite, arakibasobanurira ukuntu bisi nayagaritse, ukuntu byagenze gutya bo sinzi uko byagenze, ariko cyo nzi cyo nibuka nuko Perezida Muvunyi we yaje arambaza Lomami kubera iki byagenze kuriya, ndabimusobanurira, ndamubwira Prosper yaramamagaye nk'ibisanzwe, ukuntu yakundaga kutwakira hose aho tujya, ajya agurira abakinnyi amata. Nyuma yaho ngaho birangira gutyo, bitangira urwasere. Sasa sinzi bofi bari bafitanye na coach biramurakaza, ariko nahise musaba imbabazi icyo gihe, ariko nabonye ko yahise abyakira nabi, bigenda gutyo. Ubwo nose ko bo byo kutwirukana byaje inyuma, kubera ko twariyunze akorera muzungu, kuko n'umuzungu uri compliqué ukuntu utamenya, no muntu ubiki ikintu, nubwo byarangiye, ariko twakoreranye nawe akazi, nta muntu n'umwe usuhuza undi, nta muntu n'umwe uvugisha undi. Mbese icyo gihe nta resultat twabonaga, icyo gihe umuyobozi yaje aratubwira, kubera ko twari twamaze gutsindwa n'amagaju, turaza tujyaza Musanze, tujyaza he tudatsinda. Umuyobozi aravuga oya, ikipe ya Rubanda rwose nimuze abafana batumereye nabi rwose, murebe ukuntu muhagarara, dukurikirane kino kibazo uko bizagenda. Ni gutyo ukuntu nahise nyivamo, mu kubivamo gutyo nahise mbona indi offer yo kujya muri Gasogi. Njya muri Gasogi nkoramo amateka atazibagirana, nzamura ikipe. Nyuma yo kwizamura ikipe nyivamo nayo, nyuma yo kwivamo mpita mbona indi offer yo muri Gorilla, niho ndi kugeza ubu. Ariko andi makuru avuga yuko muri ekipe nanone ya Gasogi ari umutoza nabwo ngo wabirukanishije, nibyo koca? Oya, ntabwo ari umutoza twirukanishije, habayemo icyo navuga, habayemo kutumvikana neza kubyerekeranye na kontra. Twapfuye ikintu cyerekeranye na kontra, ntabwo ari umutoza, ntabwo ari, kubera ko umutoza wari urimo mbere y'uko aza twaranavuganaga, mbere uko atangira akazi twaganiraga neza, nta n'ikibazo, no kugeza ubu ngubu ari mu batoza b'abajyanama banjye, tujya tuganira nawe cyane, nta kibazo gihari. Hanyuma muri Gorilla noneho tugana no ku musozo, tubwire bimeze bite, utuvugana wana convince ya André Marcel na petit frère wanyu mutoya harya twa Felix, abaromami bose bari hariye. Bon, kuba Lomami André arimo hari, André fils arimo hariya, na petit frère Lomami Felix harimo hariya, hari n'abandi bakinyi beza twagiye dushaka, no Frank we ni wamukura, harimo bari kumwe n'abandi bakinyi bagenzi babo. Nuko ikipe nk'iriya ni ikipe nshya yifuza kuzamuka mu cyiciro cya mbere, urumva ko hari hakenewe abakinyi bafitemo experience. Twagiye dushakamo abakinyi beza bafitemo experience, niyo mpamvu nahisemo kumushaka nka rutahizamu ufite experience imbere y'izamu. Abantu benshi barabazi André ukuntu akina imbere y'izamu, kubera ko imbere y'izamu nta muntu usaza, nuko bajya bamusazisha, ariko aracyafite ingufu, kubera ko ngenda mubona iyo mukoresha imyitozo, ndabona ntabwo asiba imyitozo ikora neza, ku buryo nuko gusa igihe nicyo kitaragera ngo abantu batangire bakine. Kugira ikintu ubwira abantu dusoza. Bon, ikintu nabwira abantu nuko ngenda umutoza, n'umutoza ushaka kuzubaka izina rye, ushaka kuzagera ku bintu byinshi. Umutoza nifuza yuko ushaka kuzagira kariyeri ndende, kure hashoboka, kandi kure hashoboka bizaterwa n'ukuntu abantu bandi hafi yanjye, nanjye nkazaba ndi hafi yabo,
inama za buri muntu wese ngenda zakira kandi ndazemera kubera ko ngiye nubaha buri muntu wese buriya yo wicishije bugufi Imana iragufasha. Ndumva ko abantu bari kunyumva cyangwa abantu banzi nuko ngewe nifuza yuko nagera nkaho abandi batoza bose bo kwisi aho bageze. Reka nsoreze kuri iki ngiki ngo ntiwakina muri Kongo zose, bwo ndavuga Brazza ndetse na Kinshasa udakoresha amarozi. Biriya bihugu wagira ngo bavukanye nabyo, biriya niho biba, wagira ngo niho twagiye tubisangayo muri Kongo zombi tunabisigayo. Wakoresheje uburozi? No, hariya kubera ko hariya natangira kwanza muri Kongo ya Kinshasa kubera ko igihe najyagayo ndi njyenyine, ntabwo navuga ko nakoreshaga uburozi, ni ingufu zanjye force nizo zatumaga nkora ibyiza. Njya muri Brazzaville, hariya ho nabonye noneho ibintu biruta ibyo muri Kongo Kinshasa ibyo bakora. Hariya ho ni pire no kumugaragaro, no muyobozi w'ikipe nawe arabigukorera ukabibona ku buryo nta kintu na kimwe warenza. Ugasanga ikipe igiye gukina, umuyobozi w'ikipe ari n'imodoka ye, ugasanga afite V8 nziza n'indi iri inyuma, bisi ikipe iri hagati, akaba ari wenyine, akababwira muhagarare muri kaburimbo hagati, akaba ari wenyine ubyikorera. Ku buryo no kwinjira muri stade ntabwo ushobora kwemera ko winjira muri stade muri vestiaire atari wo wa mbere ugomba kubikora. Nuko ni birebire. Reka tugushimire cyane coach. Murakoze, nanjye ndabishimiye.